So bavandimwe nabize abantu benshi bari kubabara ngo batsinze, ariko nureba inyuma ntabwo watsinzwe. Watsinzwe gute se warize imyaka 3? Fata ibiryo wariye ufata n'ibindi umve niba watsinze. Njye numva ko utatsinzwe guys, ahubwo genda usubireyo wige neza, uhatirize wige uzabigeraho. Kuko ariko mbere y'ibyo mvuga kandi subscribe kandi mukazogera kandi like kandi comment kugira ngo ibiganiro byo bikomeza kugeraho. So mbere y'uko mvuga, iyo utsinzwe haba ari amahirwe yo gutsinda, kandi ntabwo watsinda utatsinzwe. N'uwatsinze aba yabanje gutsinda, bivuze ngo rero witeguye ko ugomba gutsinda. So ibintu uko bimeze nimunyumve ko cyangwa ngo umusesenguzi njye na komedi, ariko ni ibyo amanota cyo kuvugaho. Amanota abanyeshuri bagize ni meza, ariko si na meza cyane. Ariko namwe abanyeshuri namwe mu bireba, ni gute leta ifata kuvuga ngo umwana agize amanota 40 ngo ni 0, nako ngo ni 49 ndango ni 0. Nje ndiba sogokuru yagiraga amanota 12 aya nabi, urumva ugasanga ngo yatsinze bamuhimbye sogokuru zagahita bagira ngari nibaza no mutipe yagize 49 ngo abageze ngo najye guhinga. Hari ubwo buhinzi bwo urumva buzaboko wakwiba bizasaba amanota, wiga bizasaba amanota. Igisirikare ho ni kaminuza, igipolisi ho nuko warabaye umuje. Urumva no numva mu ishuri uzakora nakugira inama. Hari imyuga 3 myiza y'ingenzi mu gikoni. Shefu kuba ufite akazi k'ubushefu mu gikoni bisaba kuba ufite iki, usaba kuba ufite amashuri runaka, wenda warize hoteli cyangwa se wenda warize nyine no ku bundi buryo wenda bwihariye. Ariko ibaze nutiga uzakora iki? Ntacyo. Haba inama nabagira nyine, hari akazi keza muri iyi minsi katari gusaba amashuri, mugakora mugakunze. Urabona ukuntu bajya kupakupa ibyatsi kwa muganga cyangwa se ahandi hantu runaka, nibisaba diplome. Akandi kazi keza kandi mujye mugakora mugakunze. Gukura mu muhanda buriya nicyo kintu abonye kiteye gisaba amashuri. Njye naguye mu muhanda imyaka 2, yari maze kugura ingurube y'agashashi nziza, nari maze kuyigura rwose ndayizingura yitereka, ariko amezi 2 bamaze kuyitwara. Uribaza ari ngewe watsinzwe n'uwo mujura, urumva wahemutse iki? Leta nishyiremo inyoroshyo babo basi dushakiye akazi ko guhinga ibigori, nako ni kuvuga akazi ko guhinga umuceri. Akusaba ko mwagashobora, nako waramenyeye kwandika gutya kuri iyi ntebe ukuntu umuntu yandika ngo ujye gufata isuka mu gihe guhinga ntibishoboka. Ahubwo inama njye nabagira, mugende mushaka ikintu gukora cyangwa musubire ku ishuri mwiyakire. Ariko hari n'abafite impano nabo bazigaragaza, aho bazigaragaza ibintu bitagenda neza, kuko ndabizi impano itagutunze wajya kwiga. Uramutse utibye bakubwira umuntu agakwica, uramutse batakwishe ngo bagukonywa. Ikintu cya mbere mbabwira, musibira ku ishuri agahungu uzakaduga habi ubyibuhe n'ingurube ituriye ibagira, ntimugire ikintu cy'ikibazo. Leta igiye kongeraho udushyimbo, yongereho agaceri, yongereho n'igitoki ngo byagitera n'imyumbati, ndetse ntibayibagire, ndetse ku bantu bayikunda aho ngaho ni sawa. Amamini bazajya bayakongeza uko ubishaka. Ubwo urumva ko uzaba uri umwansiye, uzajya ukora ikintu cyose, icyo ubonye cyose kikunyure. Hajya mbaza urambwira uti ese nusibire ukaba ufite mashini, aho niho ruzingi muzajya mwicarana. Ese uziga mu ishuri ritandukanye, ese ko mutetaga wiga mu wa 4 yiga mu wa 3, urumva nusibire agiye mu wa 4 w'igihe nawe wese ugasubira mu wa 3 azagutereta cyangwa se uzamutereta. Aho ngi ibintu birakaze. Hari ikindi kintu no cyiharaje, ugasanga umuntu ngo ngewe ngo sinatoza kare ko mu rugo ngo umunyesinya ko wasiriye da nurakubu nurahera ku mwana w'umusore. Abakobwa bose nyambavu bakubitana abasaza babo, shaba baramereje. Hakorera abakobwa reka tubabweke ikintu cy'abakobwa tukigaruke. Ejo nifite mushiki wanjye yambise ingumi kigitwa duhishije, netse njya mu burinda ryabo, sinigeze none nsubira mu buryo kurya. Mana uzamfashe nanjye ninga umusore nzihore. Yatuma umusore hakoze umusore kuri se rwana rugama mfite umusore ko ntabwo nawe nayo umusore ni bivuze ngo iki
uyu munsi umwe nimba umusore ngamira urugamba tuzakoranamo. Ikindi kintu bagiye kubabwira, mu gihe biga amakayi 8 ugiye kujya wigana amakayi 16 kuko uragisoma ikayi y'umwaka washize, usoma ikayi y'ubungubu, usoma ikayi y'ubungubu, usoma mu mwaka washize. Bitewe n'iki? Bitewe ko waduhuye, bitewe ko waduhuye. Ubwo iki kibaho ku nyina ari cyiza, ntibivuze ko utashyiraho yige bisanzwe n'umunyeshuri wige bisanzwe, ariko nawe ukanga tekereza ntabwo icyo wakwigishaga azaba ari harahirwa. Mombe be wawe ari iki nguni yahirwa ngo ujye gutekereza batizi umureba ukuntu ari kuguseka cyane. Niba wafashe isuku ugahimba umusore cyangwa umukobwa ko byagutungira abantu, ariko iyi nama nzima itari agasore itari n'agasaza wasubira kujya kwiga, kuko guhinga bizaguteza imbere. Iyo nama nakubwira ko ariko mbabwira mutibagiwe ukana subscribe na comment na like na share. Ntabwo sinzi icyo twaturi kuvuga, gusa ariko icyo nababwiraho ni ibijyanye n'amanota. Amanota yo nabonye abana baratsinze, abandi baratsinze ariko n'abatsinze bazasubire bige ndetse bajye no muri motivate bisanzwe. Gusa ariko ikintu cyiza gihari muzirikane ko aka kantu ngiye kubabwira ni ak'ingenzi. Kwiga no kutiga byose ni kimwe. Hariho abavuga ngo abashyira imbere nyine ngo kwiga ngo ni byiza, ariko kwiga nta kintu cyiza kibamo. Nawe nureba urahita ushishoza ngo waba warize uzapfa, waba uri umukire uzapfa, waba uri umukene uzapfa. Bazagomba muri metero izi ebyiri umbwire, ari uwizeye w'umuswa n'uwizera Imana, ariko akaba nako n'utizera Imana, ariko akaba ari umuhanga ku rwego rwo hejuru, umuntu mwiza aho ngaho ni ese Imana izareba ku manota? Icya kabiri, ese Imana ubwenge yaguhaye wagiye mu ishuri utazi ubwenge? Ese Imana kuki itaremye umuntu ngo tujye musizemo amashuri yose bari kuziga ugende ukora? Imana kuyihigiza usanga ari injiji. Ibyo ni byo abantu twishyiriraho, ariko ntugahangayike ngo watsinze ngo wagize iki. Ikintu cy'ubanza kureba ati nariye, nasenze, sinapfuye, sinapishije, nta kibazo mfite. Ibyo ngibyo n'ibitsinze uri urigenti kandi uri kurusha amashuri. Ikindi kibazo cya kabiri, inama nakugira wasiga nzima iruta izindi. Nimba wasigaye mu wa gatatu cyangwa mu wa gatandatu, uzashaka umuntu wasigaye muri segonderi nako muri kaminuza. Nimba wasigaye mu wa gatatu, uzashaka umuntu wasigaye mu wa gatandatu, kuko akurusha ubwenge. Akurusha ubwenge pe ni ibintu byumvikana. Nusubira mu wa gatandatu ushaka umuntu wasigaye muri kaminuza, kuko aba bantu baba batangaho ubwenge ariko bafite ibyiciro bitandukanye. Urumva uzajya gukura kwa wajya guhinga, nujya guhinga wajya guteka, nujya guteka wajya kuragira. Urumva ntabwo muzabura amafaranga, muzabura bizinesi, muzabura iki. Ikindi kintu cya gatatu, umukobwa nakubwiye ngo arasiba, uzamubwire ko noneho azagumirwa agasibira kimwe bagasazira wabo, kuko n'undi ntanaheza y'isi bazamushingura ntabwo kumusubira. Ikindi kintu cya kane, ubwo umusore bwe yabwirwa ukiregaho wasiye uzabwira ati ujye kumenya ibyanjye nzamenya ibyanjye, kuko nurongora cyangwa ugakena bagakira, cyangwa se ugakira bagakena, ntabwo azakubwira ngo runaka kuki yasibiye, ahubwo azakubwira ati kuki ni gute wabonye amafaranga, uzanabaha akazi rero. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo umuntu aba yarize cyangwa undi atarize ngo uvuge ngo kuki ngo umuntu yize ngo se ngo nzamuha akazi gute, nzamusaba akazi gute. Ushobora no kukamuha bite wowe kuramo ku mufuka ukore, nimba ari ukugira ibiki ukore, ariko ntibivuze ngo uzakora ibiki, uzagira ibiki, wowe shyira imbaraga ukore. Ikindi kintu cya kane, mu rugo dufite akantu nyine k'umurimo k'umwihariko, turi gutanga metero mu gukubura, ntabwo mugakora tukabakubita ibiciro, umunota ari umunebwe ariko. Ikindi kintu cya gatanu, nimba watsinze ntugaterete umukobwa muri karitsiye, uzashaka indi karitsiye ujyamo, kuko aho ngaho bizakuvuna cyane. Gushaka uzahatera ibaba nakumvisha. Ntabwo uzavuga ngo ugiye gutereta Korodina kandi beretiride ararangije segonderi, uzagera umureze w'umutwe amabyi azayacira mu kirere. Nako ndi kuvuga intoki aho nari nkosheje. Ikindi kintu cya gatanu nako cya gatandatu, ndababwira ibintu 10. Wowe nimba uri umusore, igirira isuku, ukarabe, ubaka akazu kawe. Nimba ufite akamoto, ugende umotare, umere neza, uryohe, urebe ko umwana wa kaminuza utazamugunda ukamutura aho ngaho. Nyuma muyamungu, nutamutura
ibindi bintu ariko kuvuga menshi ko kuyamara. Mureke hari ikindi kiganiro gutegura hano hejuru naho muzajyaho mu kirere, ndayishyiraho muri iyi minsi iri imbere, naho mujye mu kirere nimba mukomeza kumva ibindi bintu, nimba nyine hari ikintu kiri ari ikintu kubafashaho muri ibi biganiro turi gukora ibijyanye n'amanota, nzakomeza kubikora kandi bizeye ko uzabasha kumusha. Wowe niba watsinzwe wivuga ngo ubigengo birabaye iki ngo baranyanga ngo umusheri uzakwangira kuko watsinze, uzamenye ko n'umunsi wakennye azakwaba. Kandi nabwo n'ubwo ngo birarangiye, hariho n'abatarize, hari n'utazi gufata ikaramu, hari n'utazi kuvuga ngo ariko uzi gusoma Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, ukaba wagera ku cyapa ukavuga ati ngeze aha ngaha. Soza rero abantu batakoze subscribe kubanenga cyane, mukore subscribe dutere imbere, kuko nidutera imbere namwe muzamutera imbere, kuko iyo ugiye ukareba ibyanyu mu bindi bihugu atari iby'u Rwanda n'umunyarwanda uba ufite ikibazo mu mutwe. Udateza bene wanyu imbere urumva niba urumva bashobora kuzatera imbere ibishoboka. Dusoza mukore subscribe, musharinge kuri inshuti zanyu, kubasuye n'abatasibiye ni byiza, ndetse n'abatsinze nabo bahereza ibyishimo, nabo bumve nyine ukuntu bafirigaga ikaramu bararabandika cyangwa se barabagira ikintu nyine ibintu bagezeho. Icyo nabashimira, abatsinzwe bajya mu mwuga, abatatsinzwe nabo bakomeze congratulation, ni byiza, ariko nyine ntabwo ari byiza cyane kugira ngo bagende basebya bagenzi babo ngo ntabwo twatsinze, ngo ntabwo mwatsinze. Oya, ahubwo muvuga ati nimba utaratsinze wagura ku gatungo kakorora, cyangwa se nimba uze ngo kukubeshya. Abakire bari mu Rwanda bose n'usacu mugasanga barize, uze wandike muri comment uvuga ati urabeshya. Abenshi ntabwo barize na segonderi, kandi abafite amafaranga sibwo bwenge ufite mu ishuri. Ushobora kwiga mu ishuri ariko ukagira amafaranga, ukarushaho ufite ubwenge mu ishuri. Inama nabagira rero ni muhangayike, mwumve ko ibintu byacitse. Nujya gupfa ntabwo bazashyira ku musaraba ngo yarate diplome nyinshi, reka nani isanzwe rwanyu bazashyira ngo izina ryawe ryonyine. Icyo nakubwira rero ntiwihebe, wumve ko ibintu ari sawa. Nimba wahiraga ukomeze wahire, niba uri igisambo warya wibaga neza ukomeze wibe niba gufata n'akazi kawe, ibintu bigende neza. Sawa, ciao ciao, murakoze kandi ukomeze kudukunda no kudushyigikira nta kibazo. Sawa sawa.